ubu turi gutakaza abakozi b'Imana, dufite abakozi ba Satani n'abakozi ku giti cyabo. Niyo mpamvu umukozi ku giti cye kugira ngo ibintu bye abipublicite cyangwa abikorere marketing nuko aza agasebya ibya runaka. Byumvikane ko impamvu Innocent ari gusebya ibya Jerry, reka twitange ingero twe kujyana kure, nuko ngewe ibyo ndi gukora mbona bidafite clientele, nkeneye ko babakiriya bake nari mfite mbagumana, ariko nabawe nkagira gute, nabawe nkabatwara. Aho rero niho hava amatiku, kavuga two biri kose kuva runaka afite popularity niyi, kugira ngo nangize izina rye, ndavuga yuko akorera shitani. Nimara kuvuga ko akorera shitani, ba bantu baragira amatsiko yo kumenya uburyo shitani yahamagaye uyu muntu, noneho baze banyegere bambaze niba hari ibyo mbakuramo mbibakuremo. Niyo mpamvu abantu ubona benshi mu social media bamwe na bamwe b'abastari tuzi batangiye bakorera Imana, bavuga ko bakorera Imana, ariko uko bigenda bitinda igihe kiri kutwereka yuko batigeze bakorera Imana, ahubwo bikorera ku giti cyabo, ahubwo bari barabuze tere yo kuronshinga cyangwa se yo kugaragarizaho bya bikorwa byabo. Hanyuma rero ukuzimu wahakana ko kutabaho yaba afite ikibazo, kuko Bibiliya niyo yemeza ko hari ukuzimu hakabaho n'ijuru. Turagaruka ku kuzimu, ukuntu abantu bahatembera. Nibyo nshaka ngo tubwire. Ngewe nkunda kubaza ibibazo byinshi, mbonye umuntu umbwira, ntabwo ndabona umuntu biri prive ngo duhure ambwira ati ngewe ikuzimu nagiyeyo. Mbabona benshi baza bakadusweka mu idini akabwira ati kuzimu nanyuzeyo, nabonye ibi nibi. Icyo akora nemera ko habaho iyerekwa, haba abahanuzi. Yawe yavuze ko yagiyeyo. Yagiyeyo, ajyayo, Imana yaramweretse. Biragoye rero kugira ngo nemeze ko reka mpashake. Yego, nta kibazo. Abantu rero benshi mu batwandikiye bashatse nyine kwibaza ibi bintu bimeze bite, bigenda bite, bikora bite. Abantu bagiye babaza nta kibazo tuzajya tubasubiza. Abantu bakibaza ibintu by'ikuzimu se bimeze bite, Mana yanjye. Kuzimu hanshakira abantu mbore kubona icyo mavugaho nyuma. Dushake ibiki bya Yesu, niko kantu gateye ubwoba umuntu atabashima. Abantu bakijya mu nsengero uyu munsi dukurikije umubare w'ababarwa mu itorero ni bangahe? Ni bake cyane, kuko abenshi bacitse mu nsengero kubera ibikomere bihari. Yego, ariko ntibyavuye ku Mana. Jewe yanyeretse ikuzimu amakuru ngo arangiye, arambwira ngo aba bose ubona arahamweretse. Yamweretse ikuzimu. Abona amatongo, abona n'abantu bariyo. Aho mpita nibaza ubundi kubera iki Imana ijya kunyereka ikuzimu. Mu by'ukuri ubutumwa buri ikuzimu Imana ishaka ko nkurayo nk'aha abantu ni butumwa nyabake. Ntabwo mbizi. Imana twemera ko ibera hose icyarimwe, ariko ubuturo bwayo ntibuba kuzimu. Ni nayo mpamvu iyo bakubajije ngo ijuru ribahe, urasubiza ngo aho Imana iri ni naho ijuru riri, aho ijuru riri ni naho Imana iri. Bakubaza bati kuzimu kuba hehe, uravuga uti ni mu mitima y'ababufite. Uretse gato uravuga uti aho Satani ari niho ikuzimu, cyangwa se ukavata hari ukuzimu ni naho Satani iri. Uyu muntu rero akwiriye gusobanura ukuzimu yabonye uko ariko. Abantu bazi ukuzimu kumwe, ariko nge nafata ukuzimu mu buryo bubiri, cyangwa navuga ko nzi ukuzimu kubiri. Hari ukuzimu
twese duhuriyeho muri rusange tuvuga yuko abantu bazajyayo bagashya bakaboroga bakoze nabi n'ibiki byose. Katolike yaragikemuye kugira ngo iduhumurize, yafashe ikuzimu n'ijuru, hagati y'ikuzimu n'ijuru ishyiramo purgatori. Ariyo mpamvu muri Katolike tugira igihe cyo gusabira roho zo muri purgatori. Aho ni abantu baba bataragize koze ibyaha byinshi bibemerera kujya ikuzimu ngo barimbuke, ariko nanone batakiranutse ku rwego rubemerera kujya mu ijuru direct. Niyo mpamvu mu mibereho cyangwa se mu myizere ya Katolike nuko tubigenza, turabikora. Mu barokore dufite ukundi kuntu tubigenza, tuvuga yuko purgatori itabaho n'utundi, ariko iyo urebye usanga ibintu byinshi abantu bahakana bimwe na bimwe bibaho, ahubwo nuko buri umwe wese yagiye abisobanura uko ashaka kubw'inyungu ze no kugira ngo akonvenke abantu. Hanyuma rero hari ukuzimu abantu bose bavuga ko bazajyamo baciriweho iteka, aho bazahekenya amenyo n'ibindi. Ariko uko kuzimu ntago dukwiriye kukwitaho cyane kurenza ukuri mu mitima y'abantu, kuko hari n'ukuzimu kw'abantu. Yego, mu mitima. Ukuzimu se ubundi meaning y'ukuzimu ni iki? Ni ahantu ubwo, reka ngerageze, ni ahantu ubwo habera bibi, hari ibintu bibi. Iyo twese tuvuze ikuzimu, ni ikuzimu neza. Ikuzimu hari ibibi kuri hedikota y'ibibi byose. Hanyuma rero umutima w'umuntu nawe umeze gutyo, nta kuzimu kurenza uko nguko. Reka mbabwire ko muri iyi si ntabwo tugowe n'ukuzimu kuri epfingi nk'uko bajya bagushakira epfa aha ngaha. Tugowe n'ukuzimu kuri mu bantu. Abantu ntabwo Satani irava ikuzimu ngo ndagusuje ngo hayi ikaze wowe dukurikiye aho uherereye hose. Ndi umushyitsi hano ariko magenda ke musangwa. Ego murakoze cyane. Yego, ni kuri biracyashoboka 7 mujye mukore subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu, ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi umuhanuzi w'Imana Imana izajya imwereka kugira ngo atugezeho. Tujye kuganira ibintu bitandukanye, bimwe mugenda mwibazaho. Ubwo rero n'uyu munsi namwicaje ndamubwira ni genda gakeya, tugiye kuvuga ibintu abantu basobanukirwe, bimwe mu byo bibaza, bimwe mu byo mwibaza. So bimwe mu banyandikiye bambwiye nzamubaza cyangwa tuzaganiraho, nibyo turi buganireho. Ubwo nawe nimba ufite ikindi kibazo cyangwa hari icyifuzo ushaka ko twazaganiraho, urajya muri comment section cyangwa uhamagare kuri izo nimero, ubundi tuzabigenze neza. Ndakwakire Innocent. Murakoze cyane, Imana ibahumugisha. Ameze neza? Meze neza, ndashima Imana. Ni byiza cyane. Nkuko rero ari umuco wacu, reka dusenge ubundi tugaruke tuvuge ibyacu w'Abayuda. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'ubuntu tugiriye, kuko duhaye kuramuka, ndetse n'undi wese ukurikiye biracyashoboka 7 uhumeka umwuka w'abazima nawe agushime. Urakoze ngaho bana natwe muri iki kiganiro, ntaba ari twe ahubwo ibyo tuvuga byose bibe mu bwenge bwawe kandi biguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, ndagushimiye cyane. Yego, ubu ndabanza ku kibazo cya mbere kigira kiti umuntu ni iki gipima agakiza? Kuko abantu baravuze bati tumaze kurambirwa cyangwa twibaza ku bantu bareba abandi bakababonamo ko ari nta gakiza bafite, abandi bakareba abantu bakavuga ko ari bo bakijijwe kurusha abandi. Ubwo hari amagambo nirinze gukoresha akoreshwa na bamwe mu idini runaka, bareba abandi bakavuga bati bariya oya, bariya si ntago bakijijwe. Ni iki gipima agakiza? Agakiza gapimwa n'ibintu bibiri. Kimwe cyo muri ibyo bibiri kiba ari ukuri 100%. Ikindi gishobora kuba ukuri cyangwa ntikibukuri. Agakiza rero ugatanga n'Uwiteka, ni nawe wenyine uzi kugapima akamenya ko ako gakiza koko gashyitse. Ni ukuvuga ngo umunzane w'agakiza w'ukuri ni nyiri ukugatanga, ni nyirako. Ubwo ni wowe wareba umwana ukemeza ko ari uwawe. Yego, ni ibyo ngibyo. Icyo amaraso arabihamya, arabigaragaza, imico, imyitwarire. Hanyuma mu bisanzwe bya Bibiliya n'abantu n'idini cyangwa n'amatorero, agakiza agapimwa n'imbuto. Nibaza ko n'ubundi hari wabivuze muri Bibiliya aravuga ngo muzabimenyera ku mbuto bera. Nicyo kizerekana ko ari abigishwa bange, na Yesu yarabivuze. Ariko ahangaha ngewe iyo mpavuga nshyiraho icyitonderwa. Yego. Kubera hari ijambo nahoze nsoma hano riri muri Timoteyo maybe. Yego, rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo ibice 3 umurongo wa 1 haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka
hazaza ibihe birushya. Hanyuma rero muri ibi bihe birushya, ubu buryo bwa kabiri bwitwa ko agakiza gashobora gupimwa n'imbuto abantu bera, yego, bushobora kuba bwo cyangwa ntibube bwo. Kubera iki? Muri ibi bihe birushya dufite abantu bashinzwe, basa nkaho Satani akoresha bakangiza imbuto z'abandi. yego. Hanyuma muri ibi bihe birushya dufite abantu batagira agakiza ariko bakora amafuti, bazi guhisha ibimenyetso by'ibyo bakora, ku buryo bigoye kugira ngo umenye niba koko afite agakiza cyangwa se niba atagafite. Ubwo urashaka kuvuga uti za mbuto nziza ashobora kuba abantu bazimubonaho, ariko mu by'ukuri nyuma hari ibindi bibyihisheyo. Niyo mpamvu buriya Samweli ajya kwimika Dawidi, yaragiye Imana iramubwira ngo ntabwo ndeba uko abantu bareba, ahubwo jyewe ndeba mu mutima. Ari nayo mpamvu ubona hari abantu tujya ducira urubanza cyangwa se abandi bakabaciraho iteka, ariko ntibibuze Imana gukomeza kubaha umugisha, ntibibuze Imana gukomeza kubabeshaho no kubitaho no kubakoresha no gukora ibindi birenze. Kuko akenshi muri ibyo ngibyo mu byangiza agakiza dufitemo n'abanyamatiku, abantu bakunda amatiku gusa, agahora ashaka comment aguteraho, agahora ashaka ibyo yakuvugaho, ibyo yagusebyaho, ibyo yaguharabikaho n'ibindi bintu bitandukanye, kuko abona wamusize, wamaze kugira gute, wamaze kugera hana. Dufite rero abantu ngereranya, mvuga ngo aba bantu nabo mu gisekuru cy'umugabo witwa Siba ni umugabo ugaragara mu bihe bya Dawidi na Yonatani, ubwo intambara Dawidi yarwanaga zari zirangiye. Yaraje aravuga ngo akeneye ngo umuntu yagirira neza wo mu muryango wa Sawuli, ashingiye ku gaciro aha ineza Yonatani yamugiriye. Babaza niba hari uwaba yarasigaye, hanyuma basanga umuntu ushobora kuba afite amakuru ni wari umugaragu w'uwo muryango, umugaragu wari uri muri uwo muryango kandi yitwaga Siba. Rero bamubajije niba hari umuntu wasigaye w'umuryango wa Sawuli, yabajijwe kimwe asubiza bibiri. Icya mbere yasubije yuko uwo muntu ahari, icya kabiri aravuga ati ariko nubwo ahari yamugaye ibirenge. Yahise atanga n'amakuru atabajijwe. Ahita atanga n'amakuru atabajijwe. Ubu nagira ngo nkubwire ko Imana iramutse igiye kugutabara ikabanza gukora iperereza mu bantu, ntabwo waba ukibonye igisubizo. Bavuga bati Inosa ahaba urahaza, ndahaza ariko ntabwo agisenga. Arahaza ariko duherutse gukubitanira ahantu muri gare, nabonye ameze nk'umuntu udasenga. Duherutse gukubitanira aha. Basiba barahari bashinzwe kwangiza ubutumwa bwiza, kwangiza ubukristo, aribo birirwa bateranya abantu. Bene abo bantu rero Imana nabo yabageneye ibihano. Hari umuhungu umwe njya nkunda kureba social media zitandukanye, hari umutipe umwe witwa Supermanager. Yego, Supermanager ndamubona Supermanager. Bari abantu nubwo mwirirwamo bamwe birirwa babagaya bakabacira imanza ngo ibyo bavuga n'ibiki, ariko ibyo bavuga kenshi usanga bifitanye isano nyine n'ubu buzima bw'isi. Supermanager yaravuze ngo umuntu w'umunyeshyari, umuntu uvuga ugira amagambo menshi, ngo nta kindi kintu kimubaho, ngo Imana iramureka nabisi kamukanjakanja ngo akasigara ameze nka shikarete bahekenye igashiramo uburyo. Ubwo ni igikatsi. Akenshi rero abantu bameze batyo bavuga, bagira ubujajwa, bagira utuntu n'utundi, Basiba batanga amakuru babajijwe nayo batabajijwe, bagira bati nge nabashyize mu cyiciro cy'abarozi, nabo ni abarozi bakoresha umunwa. Ntabwo rero n'ubundi kandi burya uburozi kugira ngo bukore hari produit bakoresha, hakaba n'intuza n'umunwa, hari amagambo batongeraho. Bariya rero ni bamwe barogesha kimwe cya kabiri cy'uburozi, navuga cya 50% y'uburozi abarozi bari special cyangwa se babigize umwuga bakoresha akanwa. Ukuroga abashaka kukwangiriza ubuzima, ariko n'ukuvuga cyangwa se ugusebya n'abashaka kukwangiriza umunwa. Ariko uwo muntu Imana yamugeneye kubaho ameze nka ya shikarete y'igikatsi. Nta terambere uyu muntu ashobora kugira, ntashobora kugira aho ava ngo agere n'aho agera, nta bihe byiza ashobora kugira, nta mahoro ashobora kugira, cyane yuko aba bantu bameze gutyo akenshi babikorera abantu bafite icyo bamaze kubarushaho, bamaze kubarenga. Urakoze cyane. Hanyuma rero buretse nsoze imbuto, rero izo imbuto nizo tumenyera ku bantu. Niyo mpamvu umuntu ashobora kwitwa pasiteri ariko ari ibandi.
cyangwa kubivuga kenshi ushobora kuba umuhanuzi ariko ari umuhanuzi uza akakubwira ati Imana igukije indwara ariko nyuma ati iranambwiye ngo niyo kamera uyimpe kugira ngo indwara yawe byihute kugira gute ikira ibyo avuze bishobora kuba ari byo ariko imbuto akwereye ziragaragaza ko ibyo avuze bitagize gute bitari ukuri aragira araguhanurira cyangwa arakuyobora mu idini ariko yarangiza akanakwiba cyangwa se akakugambanira cyangwa se akigira umukomisiyoneri akaza kugurisha ibyawe agakora n'ibindi abantu basigaye bakoresha amanetwork menshi rero agakiza kamenywa n'ugatanga icya kabiri kamenywa tukabonera ku mbuto abantu batwerera ni naho tukarebera ariko aho ngaho nashyizeho icyitonderwa nagaragaje ko harimo n'abantu bazi gukora ibibi ariko bagahisha bya bibi bakora imbere mu mitima yabo ari amasega cyane hari akantu wari uvuze ati akenshi ibyo bintu bikunda kuba ku bantu babona ko hari icyo babarushije ubwo ndabihuza n'ibintu bimaze iminsi bivugwa ku ma social media ariko natwe turagira ngo tubishyireho umucyo tubivugeho dutambuka abantu babonye ifungwa rya minisiteri imwe yari ikomeye ifite abantu benshi bakomeye iyo nta yindi ni Grace Room ya Julienne Kabanda yego abantu baravuze baravuga abandi barandika none natwe tugiye kuvuga bamwe bavuze bati umukozi wa satani ibitangaza bimeze gutya ubundi ndagira ngo mbere y'uko tubyinjiramo umwuka wera imikorere ye umuntu ashobora kuyimenya akamenya formule y'uko akora yego Bibiliya iravuga wenda niyo tutakirirwa tuhasoma iravuga ngo ntimupinge ibihanurwa ariko mubigenzuze ijambo ry'Imana yego hanyuma mbere yuko ngera rero kuri icyo cy'umwuka wera reka mpera aho uhereye kuri iyo Grace Room ibiriho n'ibyabaye nkeka ko habaye ibintu bibiri icya mbere cyabaye ni ibyo RGB cyangwa se urwego rwa leta rwakoze rubifitiye ubushobozi ntabwo mpamya ko leta yibeshya ntabwo ndi muri urwo ruhande njyamo n'abantu batera komenti baribeshye byagenze gutya na gutya kubera ko yewe ntazi icyari mu byo bumvikanye na Grace Room ntabwo nshobora kuvuga ko leta yibeshye bakoze ibyo bagomba gukora kandi biboneka biri byiza cyane yuko abanyamadini hari ubwo dukora ibintu kubw'impamvu zacu bwite cyangwa kubw'impamvu z'amadini duhagarariye tuyoboye ariko leta yo ikora ibintu kubw'inyungu za rubanda yego cyane ko biriya ntabwo ari umuntu umwe ubifataho icyemezo ngo uvuge ngo ngo wenda ngo ni ishyari ni ibiki na utuntu nk'utwo ngutwo ariko icya kabiri cyabaye nabonyemo ni ishuri uriya mukozi w'Imana Julienne Kabanda yahuye naryo mu buzima rero bwo gukorera Imana utwo twose tugenda tubaho bishobora kuba Imana ishobora kuba yaremeye ko bafunga Grace Room atari nacyo kintu igambiriye cyane ahubwo Imana ishaka kwereka Julienne Kabanda abantu birirwaga bamusingiza birirwa bamubwira bati turakwemera tukuri inyuma tugize gute yavuga imyeru bakayambara yavuga ibi nibi bakabyambara yavuga kuzana ibitambaro bakabizunguza bakagira gute abo bose bazamo nanababwiye mu kiganiro cy'ubwanshize isi ukuntu iteye ifana ikipe itsinze ibi ngibi by'ubwabyo ishusho yabyo iragaragara ku bijyanye n'iri torero cyangwa se n'iyi minisiteri turi kuvugaho iyo urebye ukuntu abantu bahise basamira biriya bintu muri social media bagasakuza ubona ko bari barabuze aho bahera ahubwo wagira ngo Julienne Kabanda yarabishe cyangwa yarabibye ariko ukibaza umuntu wari ufite popularite nk'iriya abantu bajyaga ibihumbi bihagiza ariko ugahita ubona none se bariya abantu bose bari kwandika kuri za social media batanga amanuza amakomenti ku ma platform atandukanye ni ukuvuga ko nta n'umwe wigeze agera kwa Julienne nta n'umwe urasengerayo nta n'umwe urasubirizwayo ikibazo rero Julienne yagira ni ugukangwa n'ibyo bintu kuko abantu nuko bamera ariko ikibazo gihari ngira ngo yanabivuzeho bwana Munyakazi Sadati ni umusiramu ariko mbere nasaga nkaho mbona ibintu bye ntabyemeramo neza ariko nsigaye nemera ibintu avuga kubera ko ntabwo ari umuntu wibanda ku idini ahubwo ubona ko
aho ageze agaragaza arashaka kugaragaza ubumuntu yego atanga ukuri kw'ibiri atanga ukuri yabanze kuvuga ku mumeyi umwe wari wagize ikibazo ntari buvuge hano kuko si ngombwa aravuga ati ariko icyabaye ko cyabaye ariko nkaba mbona abantu byabashyuhije byabashimishije bameze nk'abari kubiserebura ibyo birarengana avuga ni wenda nuko ari mu nzego za politike nawe kandi akaba afite aho ahuriye nazo nubwo ari umucuruzi ariko ejo bundi hajeho n'iki ngiki cya Grace Room aravuga ati ariko ni iyihe nyungu abanyarwanda bafite yo kwishimira ibyago bya bagenzi babo kandi nkeka ko abantu babuze ibyo bakora ni nayo mpamvu iterambere kuri bamwe riracyagoranye reka nkubwize ukuri ufite icyo ukora kizima kikwinjiriza kigufitiye umumaro ntago wajya mu matiku yo kujya kwishimira ibyago bya Innocent nimba ari izo nyungu zanjye izihese niba ufitemo inyungu it's okay ngewe rwose navuga ngo uzasabire umugisha Julienne Kabanda kuko yatumye ucuruza yaguhaye akazi yakurinze kuba umushomeri ariko ikibazo yakurinze n'inzara nta kibazo waravuze social media zirinjiza waravuze nta kibazo niba nza nkavuga Julienne Kabanda hano bakankarya wenda uwo nagira ukundi kuntu umutwara ntago namublaming ariko noneho n'aba bantu bandi zira comment zitangwa ko nabonye atari iz'abanyamakuru gusa ako se birakwiye ko umuntu nyine yishimira ko ndasitaye ngo abone ko abone umugati ntabwo ubwo ni hahandi uzajya ucukura ibituma sitara buri gihe ugahora ucukura imyobo kugira ngo ubeho icyo rero Imana ikora Imana iyo uhisemo nabi irakureka bikazakugeraho ingaruka ariko iyo uhisemo neza ushobora kudahita ubona byinshi nk'ibya wa wundi waje agahita twika hagashya akanabeshya akavuga inkuru zirizo n'izitarizo niba ari RMC nawuzemo n'ejo bundi bavuga ngo abanyamakuru bacu bagerageze bavuga inkuru zitari impuha zitari impuha hari mwene data umwe wigeze kujya mu makuru ya M23 ngira ngo abantu baranakavuze kuri TikTok ntanyitwareho umwikomo kuko yarinze ruhombero yaragiye ati hano ibintu ni amahoro ati biki na biki yashize akanya ati ibintu birakomeye okay ni urugero natangaga nta kibazo mufiteho icyo rero mvuga iyo uhisemo nabi Imana irakwihorera iyo uhisemo neza Imana irakuyobora ushobora kudahita ubona byinshi by'ako kanya ariko nagira ngo nkubwire ko abantu bazaramba kuri iyi tere ni abavuga ibiri ukuri ntabwo rero dukwiriye kwishimira ibyago bya bagenzi bacu Julienne Kabanda Imana yabonye kumusanga mu nzozi bidahagije no gukoresha abahanuzi cyangwa no niyerekwa njye ntabwo ndateranirayo ntabwo nzi ibintu byabo mbibona kuri social media ariko Imana yashatse kumwereka abantu isarimi yariyo uramunyenga wo kuvuga ngo nduzuza abantu abanaba abantu benshi bamupostingaga ukabona ngo isaha yageze ariko kugeza iyi saha nibo bari gutangira kumukritikaho yakoreraga shitani kandi ubwo bagiyeyo n'ibiki n'utundi ukibaza umuntu uvuga ngo yakoreraga shitani ni Imana yamubwiye ko akorera shitani ukibaza uvuga ngo ni Imana akora ni Imana yabimubwiye reka nkubwire Jerry ninjye uzi uwo nkorera hano nduzi amuzi uvuga rero umuntu niba uvuga rero ko nkorera Satani ntabwo ugiye umuntu uzavuga ko nkorera Satani nzamubwira ntibyo yavuze ni ukuri kubera ko turakorana uwo muntu umenya gute uwo nkorera tudakorana kwa boss ubwo muhuje boss tuba duhuje boss abantu rero bavuga ko akorera Satani birashoboka ko ari ukuri kubera ko bahuje bahuje shebuja umukoresha bahuje umukoresha ariko bavuga ko akorera Imana nabo twe kuba blaminga nabo ubwo ngubwo bahuje iki bahuje umukoresha ariko mu by'ukuri umuntu ni uzi wagira gute wakorera ndumva ari cyo nabivugaho ariko abantu duhagarike kwishimira ibyago by'abandi duhagarike kwishimira ukuzimu n'ijuru ibyo byose bibaho yego bibaho ijuru ribaho yego ribaho ukuzimu kubaho yego kubaho hari umuntu wigeze uhatembera aho hombi
ntago ndahageraho mbigewe ngo mvuge ngo ni gutya na gutya, ariko hari abatanga ubuhamya bavuga ko bahageze, ariko jewe nizerera mu ijambo ry'Imana niryo ry'ukuri. Ijambo ry'Imana rero turebe ijuru ryo nta kibazo ndifiteho, ahubwo turebe ikuzimu, kuko abantu benshi bavuga ngo Imana yantembereje ikuzimu. Hari n'umuntu wo muri rya dini rya rindi, ariko ngo hari idini ritera umwaka uko mutararimbwira rya rindi hari idini rya rindi numva nyavuga ngo Imana yamutembereje kuzimu ngo imwegera iby'imwereka ngo imwereka abantu bariyo. Abantu nta numwe wari waza, abantu baribaje bati ko nta wari waza atubwire ngo Imana yamweretse umukozi w'Imana runaka ngo imubwire iti uyu niwe mukozi wanjye nemera, mwese mu muyoboke. Kuki batubwira abakorera Satani ntabatubwira abakorera Imana by'ukuri, kandi bavuga ko ari Imana yabeberetse? Abantu nibyo bagiye bibaza. Yego, bibaza sinimo kumva ikibazo kirimo aho. Kuki abahanuzi cyangwa bavuga butumwa benshi yego bajajingana bavuga bati Imana yanyeretse runaka na runaka n'abakozi ba Satani, ariko ntibangere bavuge bati ariko runaka na runaka n'abakozi b'Imana, nanjye ndabihamya n'abakozi banjye. Yego, ikibazo kiri aho ngaho, igisubizo cyacyo kirimo cy'ukuri nuko aba bombi impamvu batemerana nuko badakorera umwami umwe. Bibiliya ivuga ko nta bwami bwirwanya. Abantu benshi batangiye neza bakorera Imana, ariko ubu ngubu turi gutakaza abakozi b'Imana. Dufite abakozi ba Satani n'abakozi ku giti cyabo. Niyo mpamvu umukozi ku giti cye kugira ngo ibintu bye abipublicite cyangwa abikorere marketing nuko aza agasebya ibya runaka. Byumvikane ko impamvu Innocent ari gusebya ibya Jerry, reka twitange ingero twe kujyana kure, nuko ngewe ibyo ndi gukora mbona bidafite clientele, nkeneye ko babakiriya bake nari mfite mbagumana, ariko nabawe nkagira gute, nabawe nkabatwara. Aho rero niho hava amatiku, kavuga two biri kose kuva runaka afite popularity niyi, kugira ngo nangize izina rye ndavuga yuko akorera shitani. Nimara kuvuga ko akorera shitani, bantu baragira amatsiko yo kumenya uburyo shitani yahamagaye uyu muntu, noneho baze banyegere bambaze niba hari ibyo mbakuramo mbibakuremo. Niyo mpamvu abantu ubona benshi mu social media bamwe na bamwe b'abastari tuzi batangiye bakorera Imana, bavuga ko bakorera Imana, ariko uko bigenda bitinda igihe kiri kutwereka yuko batigeze bakorera Imana, ahubwo bikorera ku giti cyabo, ahubwo bari barabuze tere yo kuronshinga cyangwa se yo kugaragarizaho bya bikorwa byabo. Hanyuma rero ukuzimu wahakana ko kutabaho yaba afite ikibazo, kuko Bibiliya niyo yemeza ko hari ukuzimu hakabaho n'ijuru. Turagaruka ku kuzimu, ukuntu abantu bahatembera. Yego, nibyo nshaka ngo tubwire. Ngewe nkunda kubaza ibibazo byinshi, mbonye umuntu umbwira ntabwo ndabona umuntu biri prive ngo duhure ambwira ati ngewe ikuzimu nagiyeyo. Mbabona benshi baza bakaduswayika mu idini akabwira ati kuzimu nanyuzeyo, nabonye ibi nibi. Icyo akora nemera ko habaho iyerekwa, haba abahanuzi. Yewe yavuze ko yagiyeyo. Yagiyeyo, ajyayo, Imana yaramweretse. Biragoye rero kugira ngo nemeze ko reka mpashake. Yego, nta kibazo. Abantu rero benshi mu batwandikiye bashatse nyine kwibaza ibintu bimeze bite, bigenda bite, bikora bite. abantu bagiye babaza nta kibazo tuzajya tubasubiza. Abantu bakibaza ibintu by'ikuzimu se bimeze bite, Mana yanjye. Kuzimu hanshakira abantu mbore kubona icyo mavugaho nyuma. Dushake ibiki bya Yesu, niko kantu gateye ubwoba umuntu atabashima. Abantu bakijya mu nsengero uyu munsi dukurikije umubare w'ababarwa mu itorero ni bangahe? Ni bake cyane, kuko benshi bacitse mu nsengero kubera ibikomere bihari. Yego, ariko ntibyavuye ku Mana. Jewe
yanyeretse ikuzimu amakungu arangije. Arambwira ngo aba bose ubona arahamweretse yamweretse ikuzimu. abona amatongo, abona n'abantu bariyo. aho mpita nibaza ubundi kubera iki Imana ijya kunyereka ikuzimu. Mu by'ukuri ubutumwa buri ikuzimu Imana ishaka ko nkurayo nk'aha abantu ni butumwa nyabake. Ntabwo mbizi. Imana twemera ko ibera hose icyarimwe, ariko ubuturo bwayo ntibuba kuzimu. Ni nayo mpamvu iyo bakubajije ngo ijuru ribahe, urasubiza ngo aho Imana iri ni naho ijuru riri. Aho ijuru riri ni naho Imana iri. Bakubaza bati kuzimu kuba hehe, uravuga utaho ni mu mitima y'ababufite. Uretse gato uravuga uti aho Satani ari niho niho ikuzimu, cyangwa se ukaba hari ukuzimu ni naho Satani iri. Uyu muntu rero akwiriye gusobanura ukuzimu yabonye uko ariko. Abantu bazi ukuzimu kumwe, ariko nge nafata ukuzimu mu buryo bubiri, cyangwa navuga ko nzi ukuzimu kubiri. Hari ukuzimu twese duhuriyeho muri rusange, tuvuga yuko abantu bazajyayo bagashya bakaboroga bakoze nabi n'ibiki byose. Katolike yaragikemuye kugira ngo iduhumurize, yafashe ikuzimu n'ijuru, hagati y'ikuzimu n'ijuru ishyiramo purgatori. Ariyo mpamvu muri Katolike tugira igihe cyo gusabira roho zo muri purgatori. Aho ni abantu baba bataragize koze ibyaha byinshi bibemerera kujya ikuzimu ngo barimbuke, ariko nanone batakiranutse ku rwego rubemerera kujya mu ijuru direct. Niyo mpamvu mu mibereho cyangwa se mu myizere ya Katolike nuko tubigenza, turabikora. Mu barokore dufite ukundi kuntu tubigenza, tuvuga yuko purgatori itabaho n'utundi. Ariko iyo urebye usanga ibintu byinshi abantu bahakana bimwe na bimwe bibaho, ahubwo nuko buri umwe wese yagiye abisobanura uko ashaka kubw'inyungu ze no kugira ngo akonvenke abantu. Hanyuma rero hari ukuzimu abantu bose bavuga ko bazajyamo baciriweho iteka, aho bazahekenya amenyo n'ibindi. Ariko uko kuzimu ntago dukwiriye kukwitaho cyane kurenza ukuri mu mitima y'abantu, kuko hari n'ukuzimu kw'abantu. Yego, mu mitima. Ukuzimu se ubundi meaning y'ukuzimu ni iki? Ni ahantu ubwo, reka ngerageze, ni ahantu ubwo habera bibi. Hari ibintu bibi. Iyo twese tuvuze ikuzimu, ni ikuzimu neza. Ikuzimu hari ibibi kuri hedikota y'ibibi byose. Hanyuma rero umutima w'umuntu nawe umeze gutyo, nta kuzimu kurenza uko nguko. Reka mbabwire ko muri iyi si ntabwo tugowe n'ukuzimu kuri epfingi nkuko bajya bagushakira epfa aha ngaha. Tugowe n'ukuzimu kuri mu bantu. Abantu ntabwo Satani irava ikuzimu ngo izituroge. Turirwa turogwa buri munsi, abantu barirwa baduhiga ngo batwice batugirire nabi buri munsi. Abo uko siko kuzimu. Uyu mukozi w'Imana rero ashobora kuba yarabyeretswe, ntabwo menye uwo ari we, nta nubwo nkeneye kumumenya, numvishijwe gusa. Ashobora kuba yarabyeretswe, ariko akaba ari umwana mu mwuka ushobora gutandukanya. Ni umuvugabutumwa muri rya dini. Ibyo biramureba. None se ho ntibabamo abana babamo? Ni ikigugu. Ibyo nicyo kibazo rero. Mu Mana nta bigugu bibamo. Babuzwa n'iki? Uriya nta kigugu kibamo mu Mana. Ko Mana yanjye ndabizi ko wamumenye. Dore yagiranye ikibazo naryo. Ese ntafitanye ikibazo naryo? N'aya magambo yose yashwanye naryo. Ryarindi yashwanye naryo. Ariko reka nkomeze ngicyo ndi kuvuga ukuri kwanjye. Ashobora kuba yarabonye ukuzimu kw'abantu, ariko ntahite agira ihishurirwa ribangutse akabyitirira epfingi. Kuko ushobora kubona message iriyo ariko ukayitanga mu buryo butari bwo, noneho muri bwa buryo uyitanze butari bwo bugatuma abantu batayakira ku rwego yarigeze gute, ku rwego yaririwe. Bene data rero mudukurikiye muri iki kiganiro, ukuzimu kutuzengereje ni uko abantu tubana nabo, kuri mu mitima yabo, ni ukuri mu mitima yabo y'abantu n'ibindi. Hanyuma ukundi kuzimu abantu muvuga, ntabwo Imana rwose uwite uranyereka ikuzimu hari iki, ni iki cyanjye kiri, hari inzu, hari amafaranga, hari ibiki, hari ibiki, hari ibiki.
imana ko ifite ibindi bintu yerekana. ariko ukurikije ukuntu abantu bakakaye bameze koko haramutse habaho nta muntu waba usigaye inaha bajyayo. Hari ikiganiro kimwe nigeze kubona cyakozwe kuri TV1, hari ibiganiro Kenisi yajyaga akora avuga ku madini ya Satani. Nabonyeho umukobwa umwe wo muri Amerika niba nibuka, avuga ko igisekuru cye cyari cyarashinze idini rya Satani, yavuga ko yasigaranye ubwo butware kuko ise yarapfuye, maze igishekeje bose bavuga ko bakaza ariko bikarangira bapfuye. Niho Imana ibera Imana. Hanyuma avuga ko we mu myizerere ye avuga ko babeshya nta kuzimu kubaho, avuga ko kuzimu kuriho ari ibibazo biri inaha, aravuga tuzarokoka umuriro uri inaha ngaha, aho handi ntacyo azaba ajya kugira, n'ubundi Imana ntifite umwanya wo kumujyanayo. Ariko ntabwo nshaka kumushyigikira ko sinkora Satani, mu izina rya Yesu n'uwikorera ndamwihakanye. Ariko icyo ngeraho nkubwire, ngewe ukuzimu kumbangamiye ni ukuri mu mitima y'abantu. Yego, twasomye turavuga ngo hazabaho ibihe bigize gute, birushya, ibihe birushya. Hahandi uza ugasekana n'umuntu ariko ibiri mu mutima we bitandukanye na yansekwa akwereka. Arakwereka ko ari mwiza, arakwereka ko agukunda, ariko ibikorwa bye birahakana yaki, birahakana ya mirimo. Niyo mpamvu rero ibyo umuntu akora nibyo bikwiriye kutwereka n'uwo ari we n'icyo ari cyo. Yego, nta kuzimu ubona, ntabwo urahura n'ukuzimu umuntu hano hafi aha. Kuzimu niko twirirwana n'ibyo, kuzimu kuri mu mitima niko kubi. Ubu umuntu utabyara wamubwira ngo ikuzimu niho hamubangamiye, kandi yararozwe n'ukuzimu kw'abantu bari ahanga. Kuzimu baturanye, uza abantu birirwa birukanwa mu kazi bazize, uza imiryango irimo intambara bitewe n'ukuzimu abantu bageze gute baturanye nako. Imana nidukiza ukuzimu kw'inshakura ziri hanze aha ngaha zituzengereje, utambuka ikagusekera ati mukomere profete, ibindi tuzirwariza. Ejo ikahita ikubwira ati patara kavu n'umuheta arakakubwa n'umuruga, ugatambuka uti komera Jerry, uri umwana mwiza, ujya udufasha, uratuzamura uduki twose uduteza imbere n'uduki. Ariko akavuga ataragapfa arakatu arakagira gute. Ucize narababwiye ngo Yesu ajya kibirindura kicara hejuru, kuko natakicara hejuru ababingwa dufite hanze bazongera bagisubizeho, kandi nibagisubizaho kugira ngo tuvemo bizagorana. Imana iguha umugisha. Urakoze cyane ku bitekerezo duhaye. Hari abize bakwema ibintu bitandukanye. Ciao ciao. Yesu aguha umugisha.